ariko ugasanga nta muntu ushaka kuba yakuvugaho. Rero urakaza neza muri iki kiganiro, aho tugiye kuba tuvuga ku bikomere byihishe biba mu mitima y'abantu bucece biterwa no kugurizanya amafaranga hagati y'umuntu n'undi. Ushobora kuba hari umuntu wagurije amafaranga cyangwa wakugurije, ibyo nibyo tugiye kuba tuvugaho uyu mwanya. Ni karibu. Hafi muri buri gace, muri buri mujyi, muri buri muryango, muri buri gihugu, hari icyorezo kimunga imitima y'abantu bucece, kiboneka mu nshuti, mu bavandimwe, mu bantu biganye, mu bantu basengana. Icyo cyorezo nta kindi ni ukugurizanya amafaranga hagati y'abantu ku giti cyabo. Wabyumvise neza, kugurizanya amafaranga hagati y'abantu ku giti cyabo. Nicyo cyorezo twavugaga, kigenda kimunga imitima y'abantu, kigatera ibikomere mu buryo buri gace, buri mujyi, buri muryango, buri dini, buri hantu uhasanga ibikomere byatewe n'icyo cyorezo. Ntabwo ari banki, si ibigo by'imari, nta nubwo ari ubundi buryo bwose bwemewe n'amategeko bwashyizweho. No, iki cyorezo mvuga kiri hagati y'inshuti, hagati y'abavandimwe, hagati y'abaturanyi, hagati y'abantu basengera mu rusengero rumwe, ni hagati y'abantu bakorana mu kazi kamwe, abantu bamenyeranye, abantu bakundanye, ndetse no mu bantu bari bafitanye icyizere. Iki cyorezo nta raporo za polisi cyatangiwe, yewe ntikigeze kinavugwa no mu makuru. Urebye nta n'ibirego byatanzwe n'abantu benshi babijyana mu nkiko bakivugaho, ariko cyangirije ubwizerane bwari hagati y'abantu, kizana gusuzugurwa no gucibwa amazi kuri bamwe, kizana uburakare n'intimba mu buryo bwa bucece, gituma havuka amazimwe n'amatiku, gituma habaho umujinya ndengakamere utandukanya abari bakundanye, gituma haboneka urwangano, abari bakundanye begeranye baratandukana. Ikiruta byose, umubano abantu bari bafitanye gituma usiga usenyutse mu buryo butazigera busubirana. Twebwe muri Kingdom Family yacu twabibonye hirya no hino n'amaso yacu, twabonye abantu bahoze ari inshuti bishimiranye ubu barebana y'ingwe. Yego, bakaba bari bakundanye ubu ariko ubu bakaba barebana y'ingwe. Abantu bahoze ari abavandimwe bafitanye isano, ariko ubu ngubu umwe yabonye undi ahita yambuka umuhanda akagendera mu kilometero kugira ngo badahuza amaso. Abantu bahoze basangira baseka, ariko uyu munsi bameranye nk'abantu batigeze bamenyana cyangwa abanzi. Ibyo byose ari ukubera iki? Si ukubera ko hari ibyaha bidasanzwe bikomeye bakoze, si ukubera ko hari uwiciye undi cyangwa akoze ikindi kintu cy'indengakamere, ariko nta kindi, ni ukubera amafaranga bagurizanyije hagati yabo. Uyagurijwe, ibyo yari yasezeranyije umugurije ntabyubahirize, kandi ubwo kutabyubahiriza bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko byatumye bahinduka abanzi. Mu gihe batarayagurizanya bakundanaga, barabakunzi, bari abantu b'inshuti. Kubera ko uwayagurijwe amaze kugira ibibazo byatumye atayagarura, atashoboye gutanga amakuru ngo yegere uwo wamugurije ati dore uko byangendekeye, kubera igitutu, kandi ubwo no kutayagarura wenda byanatewe n'uko ibyo yari yiringiye nawe bitabaye nk'uko yabitekerezaga, ariko kubera ipfunwe n'isoni bigatuma adashobora kubwira uwamugurije. Nyamara ubwo kandi uwamugurije asigara yumva yuko yamufashe nk'umuntu utazi ubwenge, cyangwa se nk'umuntu umukinisha, akavuga ati se buriya ababona yuko ambeshya cyangwa se ashaka kumpunga, ndi igicucu se, ndi umuntu utabona yuko andyarya. Mbega ibyo bintu bikazamura ikintu cyo gutakariza umuntu icyizere. Noneho usibye n'ibyo, uriya wamugurije akabaho iteka ryose amucira urubanza, avuga ati se burya koko niko ameze, ntabwo ari umuntu w'umugabo, ntakijijwe, uko yigiraga imbere yanjye cyangwa se imbere y'abantu ni ukubeshya, ni umunyabinyoma, ni umwambuzi, ni igisambo, ni umujura. Agatangira kuvuga ati burya, agatangira gutakariza abantu bose icyizere, ati burya nta muntu muzima ubaho. Muri icyo gihe ibyo biba bikorekera mu mutima buhoro buhoro kandi bucece, noneho abantu
babiri bahoze ari bakundana bagahinduka abantu babiri badashobora kongera kuvugana kubera gusa ko bafashe ibyemezo mu mafaranga bidashingiye ku bwenge n'ubumenyi. Ndi kuvuga ko bitari bishingiye ku bwenge cyangwa se kumenya icyo gukora bitewe n'igihe runaka n'igikenewe mu mwanya runaka. Ariko kandi wibuke byakozwe bafite impamvu nziza, ubugira neza, ariko bidafite aho bihuriye n'amahame yo mu bwami bw'Imana agenga imikoreshereze y'amafaranga n'imari. Ndetse urumva ko kandi byose byakozwe byabaye bishingiye kubera ko ntawe wigeze abigisha ingaruka mbi cyangwa se ububi bwo kugurizanya amafaranga umuntu n'uwundi bushobora kuvukamo, ingaruka zishobora kuba ziturutse mu kugurizanya amafaranga hagati y'umuntu n'uwundi bidaciye mu buryo bwiza kandi buzima. Bishingiye kandi ku kuba nta muntu wabateguye, nta wigeze ababurira, nta muntu wigeze ubasobanurira uburemere bwo kwangirika kw'amarangamutima, gusenyuka kw'imibanire ndetse no kwangirika ko mu buryo bw'umwuka bizabaho bitewe n'ibyo byemezo bagiye gufata. Iki ni cyo cyatumye dutekereza gushyiraho iki gice cya mbere cy'uruhererekane rw'izi nyigisho ngo habeho kurokora imibanire hagati y'abantu n'abandi itarangirika, kwigisha imitima yabo mbere y'uko izo nkuru twavugaga zose zitangira kubabaho, kwigisha abantu imitego, ibishuko n'ingaruka zishobora kubabaho bitaraza, kurinda abantu ibikomere bitari ngombwa batarabyinjiramo, no kugarura amahoro birumvikana aho kuryana byahoze. Impamvu ari ukubera iki? Ni ukubera yuko iyo imibanire yangiritse bigira ikiguzi, birahenda cyane kuyisana kuruta amafaranga ayo ari yo yose, bitewe n'uko nta mafaranga watanga ngo abaryanaga bareke kuryana, birahenda cyane kuruta amafaranga runaka. Ayo ngayo bagurizanyije mu by'ukuri ntushobora kuyishyura kugira ngo urwango bafitanye hagati yabo cyangwa se imibanire yasenyutse mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'umwuka byongere kubakwa. Niyo mpamvu mvuga ko bisaba ikiguzi kiri hejuru kuruta amafaranga runaka. Kuko rero igice cya mbere cy'izi nyigisho nk'uko twabivuze cyitwa The Hidden Wounds of Lending, ibikomere bikomoka mu kugurizanya amafaranga hagati y'umuntu n'undi, birumvikana. Igice cya kabiri cyo cyitwa The Money Management Mindset Revolution. The Money Management Mindset Revolution. Kuko ntabwo twagarukira aho ngaho, bitewe n'uko turamutse twigishije abantu ibyo batagomba gukora, ariko tukananirwa kubigisha nanone uko bakwiriye kubaka imfatiro ziri nyazo, icyo gihe yego bazahunga ikibazo kimwe ariko birukanyire mu bindi bibazo birenga 10. Iyi niyo mpamvu yaduteye kutarekeraho, ahubwo tukihutira gushyiraho igice cya kabiri cy'uruhererekane rw'izi nyigisho, aricyo cyitwa The Money Management Mindset. Ariyo nyigisho nyamukuru izafasha umuntu gutangira cyangwa se gukomeza no gusoza urugendo rumugeza ku mpinduka nyakuri mu by'imari. Icyitonderwa, ibi ntabwo ari gushyushya amarangamutima, ibi ntaho bihuriye no gukira vuba ngo umuntu atangire gutekereza ati ni za nyigisho z'abanyaburayi. Iri ntabwo ari ishuri ry'ubucuruzi, yewe ntabwo iri ari isomo ry'imitekerereze yigamitekerereze y'abantu. Iyi ni imibereho yo mu bwami bw'Imana, niko abantu bakabaye babaho. Ntabwo ari bifite icyo bipfana gusa n'iyigamitekerereze, imibereho y'agace runaka. Oya, abantu bose ikiremwa muntu bakabaye babaho muri ubu buryo. Ni ugushyira mu bikorwa amahame ya Bibiliya afite aho ahuriye n'iby'imari, ni ugushyira mu bikorwa ubwenge bukava mu mitekerereze ahubwo bugafatika, ni ugutuma umuntu ava mu mitekerereze
yashaka kumutera kwigana kuba uwo atari we, akagira umutima uhindutse umutera kuba uwo yaremewe kuba we, kugira ngo agire ubuzima bwiza bunezerewe, atangire kuburyoherwa. Kandi iyi ni inzira izayobora buri wese wumva inyigisho, uzayumva inyigisho muri ibi bikurikira. Uzasobanukirwa uko amafaranga akora, uko amafaranga ajya akoresha imitekerereze y'abantu, uzasobanukirwa impamvu abakene bakomeza kuba abakene, uzasobanukirwa impamvu imyitwarire y'abantu igira akamaro cyane mu bijyanye n'amafaranga kuruta ibikorwa, uzasobanukirwa uburyo bwo kubaka ubukungu buhoro buhoro ariko mu buryo bwizewe, uzasobanukirwa neza uburyo bwo gusenya imivumo karande, uzasobanukirwa kandi uburyo bwo gucunga umutungo mu buryo butarimo uburiganya, uzasobanukirwa kandi uburyo bwo kubaka ubukungu bugenda bwikuba bwiyongera ndetse n'uburyo bwo gucunga uwo mutungo, uzasobanukirwa kandi uburyo bwo gukoresha amafaranga agahinduka igikoresho cyawe, wowe udahindutse igikoresho cy'amafaranga cyangwa ngo ube umugaragu wayo, uzasobanukirwa kandi uburyo bwo kubaka ubukungu buhamye kugira ngo nawe ushobore gukungahaza abandi, uzasobanukirwa uburyo bwo gukuraho imizi ishingiye ku marangamutima bituma uhangayikira amafaranga, ndetse uzasobanukirwa uburyo bwo kurinda imibanire yawe ikaguma ari myiza kandi imari irimo izamuka, ariko imibanire yawe n'abandi ikaguma ari myiza. Ikiruta byose ariko uzanasobanukirwa uburyo bwo kumenya kwitwara mu mafaranga no gushobora kubaka umuryango n'urugo ruzima ruguma rutera imbere, ndetse n'uburyo bw'ubukungu n'imari bizamukana nta kibazo na kimwe biteje. Rero iyi si inyigisho cyangwa ishuri gusa nko kwa kundi abantu bajya mu ishuri, ahubwo iyi ni inzira izana impinduka, kandi ubu ni uburyo bwo gutuma abantu bakura mu buryo bw'ubwenge ndetse no mu buryo bw'umwuka, ndetse aha ni amahirwe yo gushobora kubonamo ubumenyi mu bijyanye n'imyitwarire ku byerekeranye n'imari. Aha bizatuma umuntu uzarangiza zino nyigisho azashobora kwambara indorerwamo Imana irebesha, bimwe bituma umuntu ashobora gufata ibyemezo bizima mu byerekeranye n'ubukungu n'imari. Buri episode yose ni urundi rutangwe rushya umuntu azaba ateye mu kuzamurwa mu ntera mu bijyanye no gusobanukirwa birenzeho, kandi ni amahirwe akomeye mu bijyanye no gushobora kugira imyitwarire imutera kumenya gucunga amafaranga yahawe, kuko turi abacungamari ba buri mpano iyo ari yose dufite muri iyi si udakuyemo amafaranga. Amafaranga ntituri ba nyirayo, ibyo dufite byose hano ntituri ba nyirabyo, twarabibikijwe. Izi nyigisho zizadufasha guhinduka abacungamari beza, abacungamutungo beza w'amafaranga twahawe. Mu gihe wowe unyumva uzaba urangije izi nyigisho zose, imari yawe, ubukungu bwawe, amafaranga yawe uko byari bimeze mbere bizaba byaramaze guhinduka, atari ukubera ko wize imibare, ahubwo ari ukubera ko wize ubwenge. Bino bice rero ko ari byombi ni ingenzi, kubera ko igice kimwe kirinda imibanire yawe n'abandi, kigatuma uba muzima mu buryo mu mutwe, mu mibanire yawe n'abandi bikurinda imihangayiko. Ikindi kigatuma ubona amafaranga, ubona imari, wubaka ubukungu buhamye bushoye imizi. Urumva ko byombi bikeneranye, kuko nibyo bituma uhinduka umuntu wuzuye mu bifite aho bihuriye n'amafaranga. Kandi uyu munsi binyuze muri Kingdom Family yacu twabashije kubitegura, none birangiye ubonye inyigisho yuzuye ikora kuri byombi. Rero uru ntiruzaba ari urukurikirane rw'inyigisho gusa nk'uko bimenyerewe hano hanze, buzaba ari ubutumwa buzana impinduka, butuma abantu bashobora kumenya gufata inshingano no gushyira mu bikorwa amahame ngenderwaho mu bijyanye n'ubukungu, bigatuma haboneka impinduka mu miryango yabo,
no mu bihugu mu buryo buri rusange. Urabyumva ko ntabwo uri kumva gusa, ahubwo winjiye mu rugendo. Urugendo rw'ukuri, urugendo rw'impinduka, urugendo rw'ubwisanzure, urugendo aho ubuzima bwawe bw'imari buhurira n'ubwenge bw'ijuru. Kuko iyi ari intangiriro gusa, ni karibu utere agatebe uzakurikirane buri gice icyo ari cyo cyose na buri episode muri izi zose twateguye, kugira ngo ibizavugirwamo bizakubere umugisha kandi bizakuzanira impinduka, kubera ko ni impinduka abantu benshi bifuzaga, kubera ko bagiye bahemukirwa cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga kandi bakabura icyo babikoraho, nyamara bikarangira abari inshuti zabo bahindutse abanzi. Ubwo rero ni karibu tuzahurira muri episode ya mbere, aho tuzaba tubyiga byose uko byakabaye.